niba umugabo wawe usanze akora igihe cy'imibonano mpuzabitsina mwabonana mu mibonano mpuzabitsina ugasanga aratwara iminota miremire uramwihanganira ahubwo nuko ukamwigira tekinike rero umwigira nta yindi buriya abagabo baroroshye hari ibintu nkunda kuvuga nkabikoresha ariko sinzi impamvu niba abantu babyumva neza abagabo baroroshye hari ukuntu umugabo umufata neza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ari igihe ashobora gutinda kurangiza ariko bitewe n'uburyo mutigeze mubona umwanya wo kugira ngo mutegurane kandi abagabo none abadukurikiye babana n'abagore babo mu buzima bwa buri munsi bagira ingeso ngiye bagira ingeso yo kuza bagahita babonana n'abagore babo kandi abagore babo nabo niko bateye umugabo mubanye igihe ntabwo ujya wifuza akagukarisa agutegura wapfa wumva bikubangamiye umugabo nawe ubanye nawe nuko ibyo rero iyo byabaye gutyo bituma umugabo aza agahita atura hasi agatinda kuko mu bwonko bwiwe hari n'igihe biba bitari byazamo neza ariko iyo muteguranye umwanya muremure wa mwanya muremure aba yasha mbese aba yumva mwamutindiye iyo bitangiye bituma arangiza vuba ikindi enda abagore bakoresha ni ukwiga indyo bazajya batekera abagabo babo zituma bagira amasohoro menshi mu gihe cyagiye cy'imibonano mpuzabitsina bikaba byatuma arangiza vuba yego ese buri ibiryo bishobora gutuma ugira amasohoro menshi yes yego umugabo uko ari kose ni umugabo Shalom ikaze tubarabashimiye cyane tubifurije umugoroba mwiza cya gitondo cyiza cya ijoro ryiza bitewe naho uri ariko twabazaniye umuntu reka twe kwihanira ijambo tumubwira ati tumuhaye ikaze kugira ngo abaganirize murakoze cyane kuduha ikaze ndabakunda cyane barabizi ndanabasuhuje kumeze neza niyo ndwara njya ndwara urasohotse n'ukuri kw'Imana murakoze tubabwira ati aho muri hose mu mpande enye z'igihugu cyangwa se isi yose aho muri za Bangladesh cyangwa Mogadishu tubabwira ati muri abantu badukurikira 5 kuri 5 ariyo mpamvu tuvuga ati ibibazo byanyu mufite mutugezaho mukadutuma tukababibagereza kuri shangazi wacu shangazi baradutumye bavuga ati ugomba byanze kunze kubasubiza nta kibazo ariko nayo mpamvu mba naje ku bwabo hari igihe umuntu nyine bari ngombwa ko agomba kwitabira ubutumwa iyo wagutumye ugomba kwitabira ubutumire kugira ngo ubashe kubagereza amakuru ku gihe yego yes ariyo mpamvu rero tugira gutya intego yacu cyangwa se yanyu mwifuza tukibagerezaho tukabazanira igikwerere umwana mwiza nk'uyu nguyu cyane ubagezaho buri kimwe cyose uyu nguyu mba nabazaniye ni igikwerere kugira ngo abagezeho bya bintu niba mwaradutumye urugero nk'umukobwa hano yaratubwiye yaratwandikiye umukobwa uri aho bita Australia aratwandikira aratubwira ati ese ko nitegura gushaka nitegura gushinga urugo mwambwiye kino kintu ni ikihe kintu ni ibihe bintu 2 cyangwa 3 umugore umaze gushaka avuye mu bukobwa yakitwara mu rugo kugira ngo agire urugo rwiza mwabitubwiye nitwabyihereranye rero tuvuga ati umuganga dufite umuvuzi wo muri bikomere by'abantu akabyomura neza ingo zikamera neza twamubaza ari we shangazi wacu dukunda cyane akabitubwira murakoze cyane ikintu cya mbere umukobwa yagiye gushaka cya mbere na mbere ni ukuba afite urukundo rw'uwagiye gushaka cyo ni icyambere kuko impamvu mvuze ngo ni ngombwa ko afite urukundo rw'uwagiye gushaka mu rwego rwo kugira ngo urugo rwabo rukomere hari igihe abakobwa muri iyi minsi babigize business kubaka urugo babigize business ajya kubaka afite target y'ibintu umugabo afite nta rukundo amufitiye ahubwo ari kugira ngo agire icyo amusaruraho icyo gihe urumva ntabwo akwa ku rugo ngo rurambe ariko iyo ufite urukundo icyo ni icyambere ubaka urugo rwawe rukaramba ikindi kintu abakobwa batajya babasha kuba bakwihangana cyangwa se ngo babashe kugikurikiza kubaha umugabo wawe uko yaba ari kose nshuti reka kanunze kugatindaho kuko hari ibintu murajya nkunda kuvuga mwumva byarenze ubwenge hari ukuntu abakobwa cyangwa se abagore ubwo urumva iyo bamaze gushaka wamaze kuba umugore usanga yageze mu rugo rwe aratuza umugabo akamusuzugura koko kabisa agatangira akabona nashaka gura umugabo ni igice ni mugufiya cyangwa se ni kinini cyane cyangwa se ni muremure cyane atangira akamubona aho intenge zidashinga zitagira zitugatangira akamusuzugura biriya bintu wowe udukurikiye niba uzi kubikora menya ngo uri hasi
menya ngo uri zeru kuko ntacyo uri gukora, icyo uri gukora no kwisenyera urugo. Kandi buri uriya mugabo wagutoranyije akagushaka nuko abagukunze, ahubwo nawe mwereka urukundo bizatuma mwiyubakira urugo rwanyu ruzira amakemwa. Rero ikintu cya mbere ni ukunda umugabo wawe byanya byo mugiye kubana, ukabanza ukisuzuma ukareba mbere yuko ushaka. Ubundi hari ikintu njya mbwira abantu bajya bakunda kubimbaza cyane, hari nk'abantu bajya bantegera mu mihanda cyangwa se bakanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se bakanampamagara cyangwa turashaka ngo tubwire. Njyewe icyo nabwira abantu nanakunda no kubibabwira, isuzume mbere yuko ubana n'uwo muntu muri gukundana. Ese koko uwo muntu uramukunda? Ese inenge ziwe zose uzazihanganira? Ese yacwiye uwumva nta kibazo, yatambuka uwumva nta kibazo, ese ko wumva nta kibazo, ese yagezemo wanakaganira n'abandi urabyakira? Atari gupfa guhubuka uvuga ngo nimubonye rimwe kabiri birarangiye. Uriya muntu ni bogari, ariko nta urebye ubogari bwe, ariko ntabwo ukurikiranye imico yiwe yose ngo ubashe kuyimenya. Rero niyo mpamvu nakubwira ngo gerageza ubashe kumenya ko kuko uwo muntu mugiye kubana umukunda. Icyo ni icya mbere, n'ubu umukunda muzubaka urugo rwanyu neza. Icya kabiri, gerageza kubaha umugabo wawe inshuti. Nashaka yaracitse amaboko yose n'amaguru, nashaka abagendesha ikibuno, uko azaba ameze kose, uwamuhisemo mureba yagize wenda ibyago kubera mwari muri kumwe, mukunde kandi umukundwa akazi kandi unamwubahe. Urazi ko yaba ameze kose n'umukunda ubona nta muntu umukurutira cyane. Nibyo nabanje kuvuga, ndavuga ngo ikintu cya mbere no kwanza kwiyumvamo kumukunda. Apana kumva ngo kwa kuriya ngafite ngikamyo mu muhanda ngo reka nyene mbane nawe uko biri kose sinzabwirwa sinzaburara, azanyishyurira inzu neza cyase azangurira inzu. Iyo kamyo ni hirima se biragenda gute? Ni kibazo. Icyo gihe nzatangira ngo mufate ubwira ati wowe sundi uri umugabo. Naye babuze uri umugabo bwoko ki uri iki? No kukubona gutya ugatangira ukagira gute, ugatangira ukamurira mu mutwe, ukamusoma mu mutwe. Ariko none ahangaha wowe udukurikiye, umugabo uko ari kose ni umugabo. Cyangwa niba yari afite n'akazi keza kagumwe 800 cyangwa 100, ejo bakakamwirukanaho, urabigenza utamukundaga. Niyo mpamvu rero njyewe nta zindi nama nagira uwo muntu wabandikiye ashaka kuvuga ngo agiye kubaka, nitumugira inama nziza ni yukuba nabanze yisuzuma arebe ko akunda uwo mugabo bagiye kubana. Icyo ni icyambere, kamukunda koko, kuko burya umuntu ukunda niyo yagucwira mu maso wumva kuri wowe ari nka zahaba gukorera, uranabyihangana ukumva ni byiza meze neza. Ari impamvu babwira ati nyine tuba twabazaniye igikwerere, twabazaniye yubatse urugo ruramuhira, urugo rwe rutemba rwose amata nishyushyu, sinzi ukuntu babivuga. Nge niba mbeshya mwanteragura amabuye mukanyamaganya ahantu hose ngiye, niba urugo rwe rwose rutamuhiriye. Barabizi, abadukukiye barabizi, abaduturanye barabizi. Kwanza hari igihe wenda n'umugabo wanjye gihe runaka naho n'igihe ari igihe tuzazinana wenda akabaha n'ubuhamya ko hari ibintu abantu bajya bavuga akavuga ati buriya ni brage cyangwa n'iki, ariko ntabwo ari brage za shangazi, ahubwo icyo mbabwira cyo ni kimwe. Ibyo bintu bitatu nkuko nari mbabwiye nubigendera ukabikora neza, wowe n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe muzubaka urugo rwiza. Kandi ntabwo ari ku mugore wenyine, burya no ku mugabo. Ibyo tuvuze bireba umugore n'umugabo biramureba. Bujye mumenya ngo umugabo nuwo pozayiti y'umugore. Rero icyo tubwiye umugore ajya gifata, umugabo nawe ajya gifata nawe akishireho agikorera umugore we, bizajya bigenda neza. Yes, bigenda neza cyane rwose, urakoze cyane. Ariyo mpamvu nyine tugomba kuzana umuntu washimye urugo, afite urugo rwiza kugira ngo abere ijisho ry'abandi. Niyo mpamvu nyine rwose washimye urugo umeze neza pe, washimye urugo. Shangazi wacu dukunda cyane. Undi wa kabiri rero yatwandikira atubwira ati ese uramutse ushatse umugabo ukora imibonano mpuzabitsina akakurongora iminota myinshi cyane, mu by'ukuri byagenda gute? Turabona nyine hari umukobwa ugiye gushaka ariko ugasanga umugabo we ari kumurongora igihe kirekire cyane. Yavuze ati ese wabyihanganira? Ikintu cya mbere, ubundi nta ndwara ubundi indwara yo wayirwaye ukayimenya ukayivuza irakira. Icyo ni icya mbere. Kandi nta mvura idahita. Imaze kumenya ko imvura iyo ari yo yose yayindi irimo imirabyo, yayindi irimo cyanuze n'ibikira, ntabwo mbyibuka. Iragira gute? Iragwa ariko ikarangira, urumva? Niyo mpamvu rero uko byagenda kose, niba umugabo wawe usanze akora igihe cy'imibonano mpuzabitsina, mwabonana mu mibonano mpuzabitsina ugasanga aratwara iminota miremire, uramwihanganira, ahubwo nuko ukamwigira tekinike. Tekinike rero umwigira nta yindi. Buriya abagabo baroroshye. Hari ibintu nyakunda kuvuga nkabikoresha, ariko sinzi impamvu niba abantu babyumva neza. Abagabo baroroshye. Hari ukuntu umugabo umufata neza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ari igihe ashobora gutinda kurangiza, ariko bitewe n'uburyo mutigeze mubona umwanya wo kujya mutegurane. Kandi abagabo none abadukurikiye babana n'abagore babo mu buzima bwa buri munsi bagira ingeso ngiye.
bagira ingeso yo kuza bagahita babonana n'abagore babo kandi abagore babo nabo niko babateye umugabo mubanye igihe ntabwo ujya wifuza akagukarisa agutegura waba wumva bikubangamiye umugabo nawe ubanye nawe ni uko ibyo rero iyo byabaye gutyo bituma umugabo aza agahita atura hasi agatinda kuko mu bwonko bwiwe hari n'igihe biba bitari byazamo neza ariko iyo muteguranye umwanya muremure wa mwanya muremure aba yasha mbese aba yumva mwamutindiye iyo bitangiye bituma arangiza vuba ikindi enda abagore bakoresha ni ukwiga indyo bazajya batekera abagabo babo zituma bagira amasohoro menshi mu gihe cyagiye cy'imibonano mpuzabitsina bikaba byatuma arangiza vuba yego ese buri ibiryo bishobora gutuma ugira amasohoro menshi yes yego birahari ntabwo ari byose ariko bigiye bihari kandi nangize mugenda mbivugaho cyane birahari bishobora gufasha kuba wagira amasohoro menshi iyo ufite amasohoro menshi ariko kuryaryata atuma asohoka vuba ukaba warangiza vuba yego bitewe n'uko iminota turuzi idufashe kandi nyine nawe uri kwihuta nk'uko utubwiye uzabitubwira ubutaha ibyo biryo umuntu ashobora kurya akagira amasohoro menshi nanjye uko ndabikeneye rwose naba mbyungukiyemo oya nta kibazo nzabibabwira kandi nicyo mbereyeho gusa urumva ntabwo nananirwa kubivuga kabisa ariko akanya nyine hari umuntu uri buturebe akibagirwa kuza gukora subscribe hasi kugira ngo abashe kudukurikira 5 kuri 5 niba hariho umuntu utarakora subscribe nyaboneka nayikore kuko burya ntago kwiyigira inyigisho njya bibabwira ntabwo inyigisho zacu zisaba minerivare kandi ndabizi neza ko iyo uzikurikiye 100% zifite byinshi zikumarira mu buzima bwawe nzi neza ko hari abantu baragiye gusenya ingo zabo ariko none nakuva baratangiye kureba inyigisho zacu hari icyo zibamariye rero mugerageze mubashe kumva kandi no kumvira no kuba mwakora subscribe kugira ngo mubashe kuzajya mukurikirana izi video buri ko zitambutse yego tubabwira rero ushaka kuba urebye video yacu bwa mbere turakora subscribe cyangwa se kabiri cyangwa gatatu urajya ahantu handitse ijambo ritukura handitse subscribe ukore subscribe kugira ngo ubashe gukurikira video yacu dushiza buri kanya ibiganiro byacu byiza cyane bitwubaka kugira ngo shangaze wacu atugezeho byiza cyane kuko turabakunda cyane nanjye ndabakunda cyane kandi ni nayo mpamvu mba ndi hano mbaye n'abakunda njye mbafite byinshi byo kuba nakora ariko ndavuga ati reka nshake mu mwanya nk'uyu nguyu kugira ngo mbashe kuba nabafasha urumva ariko shanga ubundi umuntu akoze subscriber byaba bitwaye iki akajya kurikirana izi nyigisho rwose nziza cyane agakurikira ububuki aya mata mutugezaho ntacyo byabimutwaye ega abantu ubundi twebwe ubwacu tweza hasi cyangwa tukizamura ibyo ni ibintu byoroheje ubundi biterwa no mu mutwe w'umuntu ariko wowe nagira inama cyangwa nabwira nakande kuri ijambo ry'umutuku nacyo biri mutware hirya yaho hari akazogera agakandeho ibyo bintu biba byoroheje cyane rwose ntabwo ari ibintu bigomeye ukora gusa ukigendera ugakora ukigendera ntabwo ari ibintu kuyikurikirana umureti ugakurikirana ibintu byose bigezweho byiza cyane inyigisho nk'izi ngizi zikuba zituma uba umugabo cyane ushikamye rwose mu nzu uvuga ati genda umugabo nareka ariko ni nako bimeze gutya shangazi gira inama rero abantu bagira gutya inama nabagira ni yuko bagomba gukurikirana inyigisho zacu neza icyo ni icya mbere kandi buri nyigisho yose ubashije kumva ntigace mu gutwi kumwe ngo itunguke mu kundi ngo isigare aho wari wicaye ahubwo iyo nyigisho jya uhita utangira kuyeseya icyo bita kwesera sinzi niba kubyumva ujye uhita utangira kwishyira mu bikorwa kugira ngo ubashe kureba uti ariko shangazi ko yavuze gutya ase burambikoze koko byaba ari byo noneho ubyeseye urebe koko izo nyigisho tukwigisha niba atari zo koko ko hariho abantu bemera hari n'abapinga ariko inama nakugira ni yuko watangira ugakoresha izo nyigisho twakubwiye noneho ukareba uburyo ki bizakubyarira umusaruro niyo nama nabagira ikomeye cyane murakoze cyane urasobanutse shanga nimba imana igiye rwose uranyemeje urakoze cyane nawe yego ako shanga ninde muntu wakambise nimba imana asobanutse wambaye neza mba afite abagomba kunyitaho bagomba kunkurikirana bagomba kumenya ngo ngomba kwambara ibi bigomba kugenda gutya cyane ko n'umugabo wanjye aricyo kintu abereyeho akwiriye kunyitaho nyine ushatse neza none se nyine niyo mpamvu ufite urugo rwiza pe afite urugo rwiza pe ntacyo nshinja imana ndayishimira ko bwije nuko bukeye kandi nyisa gukomeza dukomeza kugira natwe tubashe gukomeza n'abandi kuko harimo n'abandi bifuza kuba bakubaka ingo nziza ariko bakabura aho babihera kandi atari ibintu bikomeye ari ibintu byoroheje byatuma uko tubayeho nko mu rugo rwanjye ndifuza ko n'abandi bose ariko babaho genda shaka kwigiraho
nta kibazo. ushaka kwigira ku rugo rwawe, urugo rwanjye nyine rutera imbere, rutemba amata rwose, rutemba ubuki, rutemba inshyushyu, rutemba nta iki. kibazo rwose, ndi tayari kuba nakwigisha icyo uzakenera. Yego. Reka tugire gutya, ndabona amagambo yaryoshye uri kutundyohereza bigatuma igihe kigucika, nyamagana tudakererwa. Ciao rero tuzasubira. Murakoze cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza, ndetse n'abadukurikiye akomeze kugira ibihe byiza kandi barabizi ko mbakunda cyane. Ciao. Ciao. Ugiye kuri indege? Mva nawe. Duherukana nakubwiye ngo weekend, mbese ubu ni ukuvuga ngo urantomboje. Ubu ngiye kugenda ariko gusa ntabwo nzatindayo, n'ubundi nunkenera uzambona. Yego. Reka twe gukereza rero nyaboneka, kandi urakoze cyane mu by'ukuri, ufite umutima mwiza kwitanga ukaduha umwanya rwose, ntabwo twe tuzi ko mwawuduha. Oya, mwanya wo ngomba kuwutanga kubera ko abanyarwanda ndetse n'abandi bose muri rusange baradukeneye, hari byinshi badukeneyeho. Rero ibyo byinshi badukeneye, ubwo bwenge Imana yampaye ntabwo nshobora kubusinziriza, ngomba kubutambutsa buri wese akabwiga, akabasha kwisobanukirwa no kumenya icyo agomba gukora. Okay, murakoze kuduha umwanya muritanga no kuri cyane murasobanutse. Murakoze cyane namwe. Imana ibahe umugisha. Yego namwe. Ciao. Ciao.